The whispers in the morning. Bwiza bwanjye rubavu rwanjye nukuri naremeye dore ikirere kiratuje ku kabiro ngwino mama tujya aho batazi wowe mbura umunota umwe singira amahwemo fata ikiganza nundekure shema ry'abatoye bakurebeshe njyewe wowe mwari wuje ubwuzu igitego cyanjyewe dore uko wangize ndakureba nisetsa bwiza buzira icyasha nukuri cyangwa nonese kuvuga ko ari hagati y'umugore n'umugabo atari umugore urumva waje gusezerana wifuza kuba umugore n'umugabo ubundi kugira ngo umuntu abe umugore nuko bigenda bita nashoboka se gusezerana n'umuntu kugira umugore kuba umugore nuko bagizwe ababyeyi n'abagabo kugira ngo babe abagabo nuko bagizwe abagabo ariko mwebwe muvuze ko muje gusezerana gusezerana ni iki kugirana igihango n'umuntu ariko by'umwihariko hagati y'umugabo n'umugore baba bagiranye igihango hagati y'umukobwa n'umusore bagirana igihango cyo kuzabana karamata cyangwa se uri buze gusohoka ngaho uvuze ari cyo gihango ndacyemera ari uko kugirana uburyo bw'ubwumvikane n'ibyo ariko ubwo bwumvikane n'icyo gihango byose bikorerwa imbere y'amategeko bikorwa nk'uko amategeko abiteganya niyo mpamvu muba mwaje hano imbere y'ubuyobozi ko ibyo amategeko ateganya ntabwo wajya kubishakira mu bavandimwe bawe ibyo amategeko ateganya ntiwajya kubishakira mu muryango iwanyu kwa so no kwa mama wawe ibyo amategeko ateganya uza kubishakira imbere y'ubuyobozi bwite bwa leta tekereza rero ko mwaje gukurikiza cyangwa se kwemeza icyo amategeko ateganya cyangwa se ntabwo ko aribo bashobora kuba bataje ku bwabo Jeanne we ashobora kuba yaje kubwe kuko yageze hano nka saa sita n'igice ni kubwanyu ubundi mbere y'uko ugomba kongereramo muri make icy'itegeko riteganya ese muzi icy'itegeko riteganya ku bantu bagiye gusezerana muzi icy'itegeko riteganya ku bantu bagiye gushyingura iyo umuntu
cyangwa se abantu bagiye kubana hari ibyo baba bifuza ubwabo, hari ibyo baba bitekerereza ubwabo, ngo urugo rushya tugiye gushinga tuzaruyobora muri ubu buryo. Urugo rushya tugiye gushinga ababyeyi badufashije. Ibyo byose rero mugomba kubigenderaho. Hari ibyo utekereza ugomba kubigenderaho, hari ibyo imyemerere yawe iguha ugomba kubigenderaho, ariko ikiri hejuru ya byose ni icyo itegeko riteganya. Umuhungu ugiye gusezerana n'umukobwa ribwira iki umukobwa ugiye gusezerana n'umuhungu, ribwira iki ababyeyi babo ngabo bashaka gusezerana. Murabizi neza ko mu Rwanda dufite amategeko menshi tugenderaho, ariko hakaba hari itegeko rihatsa ayandi. Ni itegeko risumba ayandi cyangwa se rihatsa ayandi mu gihugu cyacu ayo tugenderaho, ni itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Turaza kubabwira ngo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya iki ku bantu bagiye gushinga, kuko atari ugukora umuryango n'ubundi gusezerana ntacyo byaba bikumariye. Niyo mpamvu twongera kugaruka ku itegeko rigenga umuryango n'abantu, kuko muba mugiye gukora umuryango. Kandi murabizi neza kuva muri primaire cyangwa se tugiramo umuryango wuzuye. Hari imyaka y'ubukure umuntu ugiye gushyingirwa cyangwa se gusezerana aba agomba kuba imyaka 21. Kugira ngo tubimenye nuko turebera ku cyangombwa itegeko riteganya utujuje cyangwa se tugifite mu by'ukuri. Bakagusaba icyangombwa kijyanye n'uko hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe. Itegeko nshinga kandi ndetse n'iry'umuryango ryemera ubushyingiranwe hagati y'abantu babiri badahuje ibitsina. Twarebye ibyangombwa byanyu tumenya ko mufite imyaka y'ubukure. Twarebye icyangombwa cyanyu kijyanye n'uko muri ingaragu, tumenya ko nta wundi mugabo cyangwa se nta wundi mugore wigeze uturuka. Patri, uzi neza ko uwo mugiye gusezerana n'umukobwa wabibwiwe n'iki? Ni ukumureba gutya gusa? Hari diferanse iri hagati yawe nawe? Ni ngiyihe? Afite amabere? Ubuse ntabigira? Niyo mpamvu tuba twahamagaye ababyeyi. Bazi neza ko uwo bazanye ari umukobwa, namwe mukaba muzi neza ko mwazanye ari umuhungu. Niyo mpamvu muhindukira mugasinya muri bitabo. Buriya nibyo mpamvu muri kwemeza ko ibiteganywa n'itegeko byose mwabyumvise. Mutazanye abana bahuje ibitsina kugira ngo basezerane, kuko amategeko y'u Rwanda tugira gute atabyemera. Ibyo birangiye tujya kuganira ku bijyanye n'urugo n'ubuzima bushya mugiye gutangira. N'ubuzima bushya ugiye gutangira, kandi noneho ukabutangira icyambere utari ubumenyereye, ariko ukaba ugiye kubujyanamo n'undi muntu mushya mudahuje imitekerereze, mudahuje imyumvire. Harya itegeko riteganya iki ku bantu bagiye kubana muri ubwo buryo? Itegeko riguha inshingano nk'umuntu ugiye gushinga urugo. Ese wari usanzwe uri umuntu wigenga uko ubyumva, wari usanzwe uri umuntu ukora uko ubyumva, ariko hagiye kujyaho icyo twakwita garire, icyo twakwita umupaka. Itegeko riteganya iki? Itegeko riguha inshingano zo kwita ku rugo rwawe. Wari usanzwe ukora ku buryo ushaka, ariko noneho ugiye kujya kubana n'umuntu mugiye gutekerereza hamwe, kandi wenda n'imyumvire yanyu cyangwa se imitekerereze yanyu itandukanye. Uzabigenza gute? Itegeko ryaguhaye inshingano rikubwira ko ufite inshingano yo kwita ku rugo rwawe. Ntabwo ari umugabo urwitaho wenyine, si n'umugore urwitaho wenyine. Mwembi murafatikanya kugira ngo urugo rwanyu ruzabashe kugera aho mwebwe mwifuza ko mwabigeze.
buri wese rero afite inshingano yo kwita urugo rwe. Urugo rwawe ni urugo, urugo rwawe ni umugore cyangwa se ubw'umujyane. Abana simbizi ko uzabagira, usanga utanabyara, usanga cyangwa atabyara, simbizi. Ariko urugo rwawe rwa mbere ninde? Kimwe n'uko Jane urugo rwe rwa mbere ari nde? Inshingano yawe ya mbere ufite ni iyi. Inshingano ufite ya mbere ni iyi, ni kumukunda. Ntabwo uzakunda umuntu utari we. Ushobora kuba umukunda ariko utamwitaho, ejo azapfa. Sibyo? Nutamwitaho ejo azagenda. Icya mbere rero ugomba kumwitaho, ukajya wamukunda. Ariko nubwo itegeko rivuga inshingano yuko ugomba kwita ku inshingano ebyiri zitandukanye. Ubundi wumva wowe ugomba kwita ku uwo mwashakanye. Mu mitekerereze yawe wumva kumwitaho wabigenza umumenyera buri kimwe cyose utabishoboye. Wenda wasanga buri kimwe cyose tutagisobanukiwe. Buri kimwe cyose wavugaga ni iki? Ikintu cya mbere muri bya bindi byose ntabwo ari kumenyera ko yambaye umwenda mwiza, si ukumenyera ko yambaye inkweto nziza, si ukumenya ko yariye neza, si ukumenya ibyo byose bishobora kuba byanatanga ubushobozi. Ahubwo ikintu cya mbere ni uko mugomba kuganira. Mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu baravuga ngo guhana nimba ni guhana kera, ariko ngo nta mutavuganye. Na bya bindi byo kuvuga ngo uramumenya mu bushobozi wenda ushobora kuba ufite, ushobora kuba ukamubwira ko nta bushobozi ufite bwo wakibona. Ariko ikibawe ntimutekereze ko urugo mugiye gushinga ruzaba, ntabwo bishoboka. Muri za nshingano nyinshi ari ugomba guhahira urugo n'umugore wawe agomba kugira gute, ubanza ubyishyure, ugure imiceri, ugure iki, ntabwo ariko bimeze. Inshingano yawe yo guhahira urugo, yo kwita ku rugo, ingana n'iya mugenzi wawe, kimwe n'uko uburenganzira bwawe muri ruriya rugo bugize gute, bungana. Buri wese rero niba uburenganzira bwanyu bungana, inshuro nyinshi dukunda kuvuga ngo umugabo ni umutware w'urugo. Harya wowe uruzi uri iki? Ushatse kuvuga ko uzakora mpaka. Ubundi iyo bavuze ngo uri umutima n'utari uwo, sibyo ra? Uzakorera urugo rwawe mpaka. Hanyuma se wowe niba uri umutware, mugenzi wawe ni iki? Nawe uri umutima w'urugo. Kuki se uyu wataba umutima w'urugo? Hahise abihakana kubera icyo ubihakana? Byabayeho kuva kera. Navuze ngo muhuze imitekerereze yanyu, imyumvire yanyu munayihuze n'iki itegeko riteganya. Itegeko riteganya ko uburenganzira bwawe bungana n'ubwa mugenzi wawe. Itegeko riteganya ko inshingano ufite mu rugo zingana n'izande n'iza mugenzi wawe. Niba rero uri umutware w'urugo, uriya ni umutwarekazi. Ntuzumve ko ari umutima w'urugo, cyangwa se ntuzumve ko ari umufasha. Aje kugufasha iki? Ntabwo nshatse kuvuga ko utazi ibyo. Uko rero wari ukwiye kumenya iby'urugo byose, ni kimwe n'uko na mugenzi wawe akwiye kuba abimenya. Ubwo niba sibyo polisi niba, ariko nanone umugabo mu myumvire, mu mitekerereze ndetse no mu myemerere, umugabo azahora ari umuntu. Bizagenda gute? Mu bushobozi bukeya mufite cyangwa se bwinshi, ubonye ko bigeze aho mukwiye kuba mugura ikibanza kugira ngo mwubake. Umugabo ukaguma ku gitekerezo cyawe cy'uko mugomba kugura, nawe akaguma kuki, bizagenda gute? Wowe nicyo wumva. Hanyuma se wowe
ariko ntiwumve ko ibyo ngibyo urabiteganya kugira ngo umenye ngo biramutse bibaye byagenda gutya. Ikinyarwanda uzi Ikinyarwanda neza? Baravuga ngo guca bucana genze gutya nabyitwaramo. Sinshatse kuvuga ngo muzashwane, sibyo? Ariko biramutse bibayeho byagenda gutya. cyane ko buriya impamvu tunabibabwira nuko mu mitekerereze yawe no mu myumvire yawe urumva nta kibazo na kimwe uzagira mu buzima. Ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo ntazibana zitagira gute, zidakomanya amahembe. Ariko se nimba ayo mahembe mwayakomanije bigende bite? Felicite, urumva bizagenda kundi biri nuko twabiganiraho kwanza hagati yanjye nawe, hanyuma byakanga tutabashije kumvikana n'ababyeyi nabo tukababwira kugira ngo badufashe. ubundi nababwiye ngo hari icyo itegeko riteganya, ari nacyo mwaje kuvana hano. Ibyo byose rero mukwiye kuba mugira gute mubihuza. Ariko nababwiye ngo niki kiri hejuru y'ibyo byose ni itegeko, sibyo? Niba mutumvikanye ku kintu rero ntimuzahite muhitira ku babyeyi, muhitira ku nshuti zanyu, nimubanze mwisuzume ubwanyu. Muri ariko ubundi wenda imitekerereze yacu ntabwo iri guhuza kuri iki kintu, ariko se n'imyemerere yacu ntabwo iri buze kugihurizaho. Imyemerere yanyu ni iyi, ukwemera kwawe umugabo ni iki, umugore utegetswe iki? Felicite, mu myemerere yawe, imyemerere ndavuga, iyo umuntu avuze imyemerere ntabwo muba mwumva icyo avuze. Mu buryo bw'imisengere, mu buryo bw'idini, imyemerere yawe ni ugutegeka iki? Nabara ku mugabo wawe ntabwo ari ibyo gusenga cyangwa kudasenga. Hano turi kureba Eric na Felicite, tukareba Patrick na Jean. Umutegeka hanyuma Eric kamutegeka iki? Nanjye ntegeka gukunda umugore wanjye. Rekeraho utaza gushyiraho ibindi ukabyita. Icyambere twabonye ko itegeko rigutegeka kwita kuki uwo mwashakanye. Icya kabiri tubonye ko mu myemerere yawe imyemerere yawe igutegeka kubaha umugabo wawe, imyemerere igutegeka gukunda umugore wawe. Mu mitekerereze rero tubonye ko bishobora kugeraho imitekerereze yanyu ishobora guhabana, ntimwumvikane ku kintu runaka. Aho ngaho niho mukwiye kuba mukora igisubizo. Ubundi niba mu mitekerereze yacu cya kintu tutari kugihurizaho, harya imyemerere idutegeka iki? Imyemerere gutegeka kubaha igitekerezo cy'umugabo kuko ni icyo ugomba kugendera. Ariko nanone umugabo agahindukira akavuga ngo imyemerere integeka gukunda umugore. Umugore wawe rero uramukundana n'ibitekerezo bye, murajya mu myemerere. Nimugera mu myemerere murasanga igitekerezo cy'umugabo ari cyo ugomba kugira gute, ugomba kubaha. Igitekerezo cy'umugore ari cyo ugomba kugira gute, gukunda. Gukunda rero no kubaha ni mu bihuza. Haravamo iki? Nuhuza kubaha no gukunda uraza gusangamo iki? Kubaha urasangamo iki Patrick? Exactement, uraza gusangamo ko mwembi mugomba kubahana. Ariko n'ubundi amategeko acyavuga ngo wowe uri umugabo, wowe byanze bikunze mu masomo muhabwa, mu nyigisho muhabwa harimo igisubizo. Muri bwa bwubahane niho mwari mukwiye kuba mushakira iki igisubizo. Noneho ubwubahane bugiye ku mugabo bugiye no ku mugore. Mwembe mwumva ko mugize gute, murareshya. N'imbere y'itegeko kandi mugize gute, murareshya. Ariko nababwiye ngo umugabo nyine ni umugabo. Niba byageze ku ndunduro, wa mugore we ukwiye kuba wubaha ibitekerezo by'umugabo wawe. N'ubwo bwose wamubwira ngo ibi ngibi ni bibi, we akaba atari kubyumva neza, ariko utegetswe kugira gute, utegetswe kumwubaha.
reka ngaruke gatoya ku bijyanye n'imicungire y'umutungo kuko aho ngaho niho dukunda kugira ibibazo, ariko ntabwo turi buze kubitindaho kuko igisubizo twakibonye. Ikibazo icyo ari cyo cyose cyavuka mwumvise inzira mugomba kugira gute gukinyuzamo. Tugaruka rero ku micungire y'umutungo n'ubwo bwose hagaragaramo ibibazo, ariko iyo tubiganiriyeho bituma byoroha kugira ngo n'ikibazo muzagira icyo ari cyo cyose muzabashe kugikemura. Habaho uburyo butatu rero bw'imicungire y'umutungo. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, aho abagiye gushyingiranwa cyangwa se abagiye gusezerana biyemeza gucungira umutungo wabo hamwe, ari uwo mwari mufite, mwari musanzwe mufite, uwo muzahaha wose mukawushyira hamwe ukaba ucungiwe hamwe. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano, aho abagiye gusezerana biyemeza ko bazavanga gusa umutungo bagiye gutangira guhaha kuva umunsi babaye umwe, babaye umugabo n'umugore. Ibyo buri wese yari asanzwe afite akabicunga ku giti cye. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye, naho buri wese acunga umutungo we ku giti cye, waba uwo usanzwe ufite, waba uwo uzagira, buri wese akawucunga ku giti cye. Aho rero tubasaba ko biganiraho mugakuramo uburyo bumwe, akaba ari bwo muhitamo, bwandikwa mu bitabo by'irangamimerere, no mu gihe habonetse impamvu bwakwitabazwa hakitabazwa uburyo bumwe mwahisemo, kuko haba hari n'icyo itegeko riteganya ngo niba byagenze gutya ubu buryo mwahisemo muzabukoresha gute. Mu mwanya wanyu rero ntekereza ko mushobora kuba mwari mubije mu magambo yanyu, ariko mwumvise amagambo amategeko abivugamo. Turagira ngo tubahe akanya nk'amasegonda 5 mwongere mwibutse, ariko se twigeze kubivuganaho, ariko se nimba tutanabivuganiho bakaba badusobanuriye, urumva uburyo twahitamo bwaba butunogeye hakurikijwe uko wabudusobanuriye ni ubuhe. Umwanya ni uwanyu. Nabishoje kumurangiza vuba. Uburyo mwahisemo n'ubwe cyangwa se mwahisemo cyangwa mwumvikanyeho? Ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange. Hanyuma Patrick, ivangamutungo rusange mugiye kuvanga iki? Kuvuga umutungo nyine ubona risanzwe ifite icyitwa icyanjye. Uzanye iki ugiye kuvanga na mugenzi wawe? Icyo ndi kukubaza. Ni umutungo. Umutungo. Wowe uzanye iki? Umutungo. Wowe uzanye iki? Wowe ubwo si bwo mu bantu bari aha bumvise iki? Umutungo ni iki? Ntuzi ko uvuze ko nawe ugiye kuvanga umutungo kandi tutari kubyumva. Natwe ntitubyumva, nawe ntawe ubwawe ntubyumva. Muvuze ko muhisemo ivangamutungo rusange, kandi mukaba muvuze ko mugiye kuvanga umutungo. Patrick nakubwira ngo rero ubwo tuvanze umutungo uzamenya icyo rusange, ariko mugenzi wawe ntumubwire icyo ufite, icyo utunze. Ubundi utunze iki? Utunze iki? Hanyuma se wowe utunze iki? Umutungo hambere ni njye ubwanjye kuko mfite wenda ninondondorere. Inshuro nyinshi Abanyarwanda dukunda guhisha icyo utunze nyine mugani ukayumva nta wundi muntu ugomba kukigira mu mufuka, ariko nyamara mugenzi wawe akavuga ati ariko njye nkeneye amafaranga 500 rwose ndikumva nenda gupfa. Ahubwo ati ni ukuri k'Imana nta n'atanu afite, ariko iyo aguheze nibwo ubimenya ko wari ufite icyo ufite. Ariko umutungo w'umuntu uko aho wava ukagera urimo ibice bibiri. Murabizi? Murabizi? Igice cya mbere ni igice cyateranya. Igice cyateranya ni iki? Ndi kuvuga ibintu bitumvikana. Birumvikana?
teranya ni iki? Igice cyateranya ni icyo ufite gishobora kuba gifata cyangwa se kitanafatika ariko ufite. Igice cyakuramo ni icyo ufite ariko udafite. Ni umutungo ufite ariko udafite. Ni uwo mwavutse kera ntawe muzi. umutungo ngirwa n'umva umwana babyara ntuzabyara umwana umutezeho kuzamugurisha ubundi icyo ufite ni icyo ushobora kumanipira gukoresha uko ushaka. Nusa umwana uzamukoresha uko ushaka, ahubwo muri icyo gihe umwana twamwita ko ari umuzigo kuko tumutangaho byinshi. Umwana ntabwo ari umutungo wavuga ngo urakoraho ujyane ku isoko, urakoraho utangeho ingwate, urakoraho ugire gutya. Umwana ni urwunguko, ni imbuto cyangwa se yo guteza uzatereze hamwe, ntabwo ari ibyo. Icyo gice kintu nababwiraga ni ideni ushobora kuba ufite. Ideni simvuze ko mufite amateka, bari ibyawe udafite. Uko niba ufite ideni ry'ibihumbi 10 ni amafaranga wakagombye kuba ufite, uzagira gute uzishyura. Ni icyawe byanze bikunze, ni icyawe ariko utagize gute udafite muri ako kanya. Inshuro nyinshi rero dukunda guhura n'ibibazo. Umugabo n'umugore bagasezerana ivangamutungo, ejo mukagenda mukabiganiraho, ukamwereka ya mitungo yose, ukibagirwa ko ufite ideni. Inshuro nyinshi ideni rijya ribatera isoni kuri vuba, ariko ugasanga bibaye ikibazo gikomeye. Ushobora kuba musezeranye gutya, ufite ideni rya miliyoni 5, harya umugabo wawe yigeze kukubwira, ariko nimumara gusezerana ivangamutungo, rya deni riba rigiye mu mutungo wawe udafite, ugomba kugira gute ushaka ukishyura. Icyo rero tuba tubashishikariza hano ni uko mugomba kubwizanya ukuri. Kuko ushobora kwanga kubwira mugenzi wawe ukuri kandi ubona ari ibintu bisanzwe, ariko ejo cyangwa ejo bundi bikabyara ibibazo. Ejo ukabona mu gitondo cya kare bateye ku muryango wawe baje kumwishyuza, uzagenda gute? ntabizi bizaba ari ikibazo. Niba utabizi bizaba ari ikibazo. Icyo rero twifuza ni uko buri wese abwira mugenzi we kuri. Mfite iki, ariko nanone ushobora kuba mfite, nuko abantu bashobora gutandukana. Simbivuze ngo mwumve ko niba musezeranye uyu munsi ejo mushobora kugira gute gutandukana, ahubwo tubibabwira kugira ngo mubyirinde. Hari icyo amategeko ateganya, ubundi hari ibyo itegeko rivuga ngo ibi biramutse bikozwe gutya cyangwa se bigenze bityo, buri wese afite uburenganzira bw'uko ashobora gutandukana na mugenzi we. Ariko hari nawe ibyo ushobora kwitekerereza ku giti cyawe. Ni iki mugenzi wawe ashobora kugukorera ukumva rwa rukundo wari umufitiye ruragiye, ukumva ushobora no kugeza naho mushobora kubeshya. Nta kindi. Hanyuma se wowe ni iki Patrick yagukorera ukumva uramwanze, ukumva ugeze naho ushobora kuba wanatandukana nawe? yewe kubeshya. Hari byinshi buri wese ashobora gushyiraho cyangwa se kwitekereza, sibyo? Kandi ukabikora rwose wumva ko nta kibazo nyine, ariko yamara kumenya ko wabikoze ibibazo bikavuka. Ubwo ntabwo ukwiye kumungurira icupa ko wifashije, ukamenya icyo mugenzi wawe azaguhora. Turabibabwira rero kugira ngo mugire gute mubyirinde. Ariko icy'ingenzi cyangwa se isomo ririmo niri, hari ibintu byinshi utekereza kuri wowe mugenzi wawe ashobora kugukorera bikanakubabaza, sibyo? Kandi iyo wababaye byanze bikunze urwa rukundo wari umufitiye rugenda rugira gute rugabanuka. Ntabwo rero hano tuba twaje kubashingira kugira ngo urwa rukundo rwanyu rugabanuke, tubashingira kugira ngo rugumeho. Icyo tubasaba rero ni uko buri wese agomba kubwiza mugenzi we ukuri ibi bimubangamira kuri we. Patrick we ashobora kuba yaramenyereye gutaha nka saa 8 z'ijoro, yarusomye yaruhaze. Jeanne akaba adakunda, wenda na fanta yinywa rwose ari impanuka, akaba adakunda umuntu utaha nijoro, akaba adakunda umuntu unywa inzoga. Ejo nakubwira ngo rwose ngewe sinkunda ko utaha nijoro
sinkunda ko unywa inzoga, uzabigenza ute? Ni ya mitekerereze itangiye gutandukana, ni ya myumvire, ni ya myemerere ndetse na rya tegeko. Naho uzashakira igisubizo, nta handi uzagikura. Ariko nanone niwumva ko hari ibyo akubwiye bimubangamiye, gerageza wubahirize ibyo mugenzi wawe agira gute akubwira. Kuko no mu itegeko bavuga ko hari ibiteganywa n'itegeko, kandi bimwe mwabivuze bishobora gutuma mugenzi wawe asaba ko mutandukana. Ibyo byose rero muzabyirinda. Nimumara kubyirinda, ntekereza ko ibyo muzashyira imbere buriya kuko twakomeje kubigarukaho ni ukuganira. Ushobora gucika ukabikora, wamara kubikora ibyiza si uko waguma kuri kote yo kuvuga ngo ngende umugabo, bya bindi twavuze, aho kujya mu biganiro. Si byo yeri cyangwa umugore wawe azajya kunyuzamo umutego basi bijyamo ibyo kwita. Icy'ingenzi ni uko mubiganiraho, niba hari n'icyo wakoze kitari gikwiye kuba ukora, mukabiganiraho mukabona igisubizo muri bya bintu byose tumaze kuvuga. Utahanye ikimufasha. Ntabwo mbikubajije ngo unsubize, kandi ubitekereze. Niba ibyo navuze byose ntacyo utahanye gishobora kugufasha, ubu ugiye kubaka, ugiye kubaka ku musenyi. Ariko nk'uko nakomeje kubivuga, ntabwo twifuza ko urugo rwanyu rujya hehe, ari urugo rwubaka umunsi umwe, wa kabiri rugasenya. Hari ibintu byinshi bishobora kugufasha mu byo twavuze, ari ibiteganywa n'itegeko ryanyu, ari ibyo mu byo mukora byose muzajye mubigarukaho. Nta handi rero uzakura urugo rwiza, ntabwo uzarukura ku babyeyi bawe. Tekereze ngo iwacu data na mama babanye neza, nanjye byanze bikunze urugo rwanjye ruzagira gute, ruzaba rwiza. Oya, kwaba ari ukwibeshya. Nta handi uzavana uko urugo rwawe ruzaba rwubatse ni muri wowe ubwawe. Twese turi kubyumvikanaho. Eri, ibyo uvanye hano biragufasha imyaka ingahe? Biragufasha nk'imyaka 5. ubuzima bwose. Utangagara. Wowe ibyo uvanye aha biragufasha igihe kingana iki? Nibitagufasha uzabigenza ute? Wenda bishobora kugera igihe uzatega hibiri inyuma, uzareka isubira inyuma, uzabigenza ute? Nugeraho ubona biri kwanga, uzabigenza ute? Izi nama mwatugira. Oya, kandi izo nama zabaye zarangiye. Inama zarangiye. Inama iyo zirangiye z'abantu yitabaza n'Imana isumba byose. Zirangana. Ntabwo bishobora. Bakihangana gutese. Tekereza ko ibyo twababwiye ntabwo twababwiye ngo ibi ngibi bizashira iki gihe. Sibyo? Ntabwo byari bikwiye kuba bigira gute birangira. Kandi ubwo ushinze ugira aho ruva naho rugera, ariko rujya rugamije atari urugo gusubira. Sibyo? Hari ikintu kimwe rero imbere we guhuza abantu. Umugabo, umusore wari umusore akaba umugabo kubw'itegeko, wari umukobwa akaba umugore kubw'itegeko. Ariko nta burenganzira tugira bwo gutandukanya abantu. Ari nayo mpamvu tuvuga twabwira ngo amasezerano mugiranye aka kanya azarinde abaho ashobora kuzavaho ari uko bigenze bite. Bigenze bite Patrick? Bigenze bite? Nawe ni ukubyumva. Muzazana ibibazo hano, nababwiye ko ibibazo mushobora kuzagira ari bandi bazabakemurira. Ya? Nababwiye ko ari bazabakemurira ibibazo. Navuze ko ari mwe ubwanyu mugomba kuzagira ibibazo mwagize mugomba kubikemurira. Nimutanabyikemurira mu mitekerereze yanyu cyangwa se mu biganiro byanyu, muziyambaze bya bindi byose twavuze. Sibyo? Ariko nta wundi muntu umenya ikibazo mufite.
nimutangira kujyana ibibazo byanyu hanze mbabwije ukuri ntabwo bizakemuka. Turi kubyumvikana? Ikibazo cyose muzagira muzashyireho uburyo bwanyu bwo kukikemurira. Nimutagikemura ubwanyu byanze bikunze ntacyo muzabura gukora. Buri wese rero afite icyo atahari. Ababyeyi bari hano nabo hari ibyo bumvise kandi ni abanyu. Azahora ari umubyeyi nawe uzahora uri umwana. Nabo rero babereyeho kubafasha. Ababyeyi gusa n'inshuti zabo, ariko zibereyeho kubafasha cyangwa se ababyeyi babereyeho kubafasha atari uko mwagaragaje ibibazo, ahubwo babereyeho kubungabunga rwa rukundo rwanyu, babereyeho kubungabunga bwa bumwe bwanyu kugira ngo hatazavuka ibibazo mu ngo zanyu. Numva rero twaba turekeye aho nkurikije uko mbabona. Hari igihe umuntu abona ibintu bikamuca mu maso, ariko nkurikije uko mbabona ndabona mwese muzi gusoma. Ndabona nta n'impumyi barimo, murareba neza, sibyo? Natangiye mbabaza ngo mwaje gusezerana ku bwanyu, n'ubu nongere mbabazi ni ku bwanyu. Muracyahagaze mu byizerwa nk'uko abarokore babivuga? Muracyabirimo neza? Ushobora kumva ibyo twavuze byose ari ibintu bikubangamiye, ukaba ushaka ko wasubirayo ukajya kongera kwitekerezaho. Eric, uracyumva ubirimo neza? So nimba ubirimo neza ndabasaba ko muhagarara hejuru ubire muri iyo ndahiro. Yewe Muhirwa Eric, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Akingeneye Felicite umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Murakoze cyane. Njyewe Akingeneye Felicite maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye, nemeye nta gahato ko wowe Muhirwa Eric umbera umugabo, tukazabana uko tubyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ateganya. maze kumva amasezerano ya Muhirwa Eric agiranye na Akingeneye Felicite,
bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi kubasha amabwa n'amategeko yemeje ko kuvuga Muhirwa Eric ashyingiranywe na Akingeneye Felicité nk'uko amategeko abiteganya. na Jean ku bwacu turumva ko cyangwa se n'imyemerere bazajyamo cyangwa se batanateganya kuzajyamo, ariko ku bw'itegeko ku bw'ubuyobozi tuzi neza ko umwe ari umugabo undi akaba umugore. Nibyo ntababwiye, umaze gusezerana ukamara amezi 6 utabana n'uwo mwasezeranye, ubifitemo inyungu ashobora kujya gusaba ko atandukana mugenzi, kuko ibyo kuba mwabaye umugabo n'umugore ntacyo biba bikimaze. So turagira ngo rero nkurikije uko mbabona mu maso ndabona hari ibyo mugaragaza. Ndizera ko mutazagera muri uwo mubare w'abantu bazaba babana muri ubwo buryo, sibyo? Ntekereza ko ahubwo ejo cyangwa ejo bundi mugora gutanga, ariko ku bwacu cyangwa se kugira ngo rero tubifurize kuzagira urugo rwiza, ingo zirangwa n'amahoro, ituze, umutekano ndetse n'iterambere. Imana nibibashoboza ikabaha umugisha, muzabyare mwororoke mukwirisi, ariko buri wese azakwirisi. Nawe ndegetse kuzajya gukwirisi yundi, muzakwirisi yanyu, ariko icyo tubifuriza cyane cyane ni ubwumvikane mu rugo rwanyu, ni ubwubahane ndetse n'iterambere. Murakoze, mugire umugoroba. Burya amarira n'ijambo ry'umutima, nubwo utavuga umutima uba wambwiye. Iyo hari amagambo mbwira nkumva nasara, uti yaba isi yari yawe uba warayimpaye disi, we urankunda maze nanjye bikandenga. Iyo urankunda maze koko bikambera. Iyo ubu wageze mu mutima ntuzigera umvamo, urankunda bikandenga. Mvuga byinshi mbere yuko mvuga, uba wumvise kare. Ndababara ukarira, buryo nambabarira mbere yuko musabe imbabazi mama. Iyo hari amagambo mbwira nkumva nasara, uti yaba isi
ntuzigera umvamo urankunda bikandenga umva nasara ibiganza bye bihora kuri nge ni urindi intambwe zanjye buri munsi ibineza neza binyuzura umutima oh Yesu iyo ndirimbye izina rye ibiganza bye bihora kuri nge ni urindi intambwe zanjye buri munsi ibineza neza binyuzura umutima oh Yesu we iyo ndirimbye izina rye yanyejeshe amaraso yanyambitse ubwiza bwe arankunda Yesu arankunda arankunda Yesu arankunda iyo ahageze ibibazo birakemuka amasezerano ye nta na rimwe ajya ahinduka yarabikoze ku musaraba i Gologota aracyabikora kuko ntacyo njya muburana iyo ahageze ibibazo birakemuka amasezerano ye nta na rimwe ajya ahinduka yarabikoze ku musaraba i Gologota aracyabikora kuko ntacyo njya muburana yanyejeshe amaraso yanyambitse ubwiza bwe arankunda Yesu arankunda arankunda Yesu arankunda ibiganza bye bihora kuri nge ni urindi intambwe zanjye buri munsi oh Yesu Yesu ndagukunda Yesu urankunda Yesu yanyejeshe urabizi n'imfura no mu masura bibona iyabo urabyumva ntabwo ajya giraho guhisha sibanga aragukunda nibuta nabizi bimenye ntuzigera umubabaza kuko ni wowe wenyine yizeye bisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigera umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite
inshuti yizera umurijije sinzi uwamuhoza bisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigera umukwabaza ufite umutima